nanajyanze kuri stop yanjye ibyo bintu uvuze ni yes urumva baragenda bagafata fake account umuntu agafata nka fake account kandi wenda agenda na titi n'ubugero agafata fake account wenda akayita Mutoni Germaine cyangwa se wenda Jacqueline agahita ayizaniye fake account akaba ariho akubitiramo nk'ako kantu gato gusa kaka mistake gato kabayeho none agahita aba n'uwa mbere kongera kubikohereza kuri WhatsApp none ngo reba ibintu bakoze urakoze cyane nibyo ngibyo nyine nuko uvuga ngo ngewe n'ejo narabivuze Nyambo yitondere bure iyo umaze kuba umusitari cyane ebandi ababa kugira amajanja baba ari benshi ababa bakeneye kurangiza kariya baba ari benshi nabo ni byagasuku iturukika ntarangiye igikondo aha ngaha ngo nuzaga kukurangiza never ever inshuti ya hafi. None se Kasu ni iki wabwira abantu nyine baharabika abandi kuri social media? Ikintu nabwira abantu baharabika abandi kuri social media aho muraseka iki oya ndere iki kiri kutse ikintu nabwira abantu baharabika abandi ikintu nabwira abantu baharabika abandi kuri social media sibyo niba ari wowe mujye wahisemo ngwina ari wowe tukujyuwe eka kwihisha mu mutaka w'abandi niba uri Kasuku yego harabika nka Kasuku reka guharabika wigize undi muntu X cyangwa Y kandi ugakomeza ukagira gute ugaprofitiye umuntu ariko titi yo muza kirimo ubwenge cyane ubwo ngushaka uri gushishikariza abantu gusebya abandi ntabwo uri kunyumva ibyo mvuze ni kandi kuko wahisemo umujyo noze kujya tabireka kujya tabireka hari igihe umuntu avuga ati ngo ibingibi byo byinshi niyo turimo ibihari fata nk'urugero babarire ngiye kwifashisha urugero rw'umuvandimwe inshuti yanjye fata nk'urugero rwa kamarade ni inshuti yanjye sibyo noneho arakubwira uti kuko twakoranye nawe ikiganiro kuri icyo kintu nawe bakasa aka video gatoya none bagiye bakungikanya ku buryo biza bigaragara ko ngo Nyamba ndahumura neza urakoze cyane noneho mubajije namaze kuki mwakase gutya ngo ibyo ni bya attractinga yego kandi ikiganiro gihari igihe twakoranye ikiganiro umbaze ngo ibyo ni bya attractinga none se ngo nari kubona gute ngo views ngo ntakoresha akantu kangana gutyo so icyo nakubwiraga rero titi ndakubwira nti umuntu wahisemo uwo mujyo sibyo ngwina ari wowe sasa uzima iyo bari kubikora ntabwo batekereza ku miryango y'abantu kandi ari mpamvu bihisha n'uwo umuntu wese wemeye kwihisha sibyo abavuga ati sishaka ko abantu bazamenya urumva ariko nkomeze nanjye mbage mbabaze uri kunyumva uzacunge neza umuntu wahisemo guharabika undi kuki akoresha fake account kuko batinya ko yafungwa atinya ko urumva arita yiteranye n'uwo muntu ariko agakomeza muri uwo mujyi iminsi y'umujura ni 40 nibyo nkubwira wowe se n'iki wababwira wenda nko they need to stop ariko se ingamba zafatwa nawe na madamu Ribi hari se izabafunga tu Ribi izabafunga umva nimba ikintu umuntu aba yagitarutse ujye Titi no munyabwe mu bantu nkoranye nabikiganira nibyo nkubwira ko wanteguje se ko wanteguje nini uba wizo kuri mu bantu nkoranye nabikiganiro babasha kugenda ariko urukundo uyu muvandimwe akunda Nyambo reka nongere nduvugira aha ngaha reka n'umwana mwiza nibyo nyine nkubwira ngewe byo niyo mpamvu ndibonanye na bene ibanga kuyo tuziranye urukundo tuziranye banyarwandakazi urumva Jay iyo ni uwo umuvuno we ajya akoresha ngo aziranye n'umuntu akabazanye mundi ngatireka mbabwire rero umusore wanjye mwibanga rikomeye cyane ngo twicaye ambwira ibintu bari ugasanga yicaranye nawe n'umutwe we gusa bari kuganira yewe ibintu nkubwire bisubiyemo kandi twabivuganye kuri telefone twabivuganye kuri telefone bitewe n'ukuntu Titi namwumvise uzi ko Titi ari wa muntu wenda iyo yakoshereje Nyambo arira kugira ngo ababarirwe impamo ya Mungu bisaba amarira ngewe uva ku bwizo kuri urukundo nakumvanye najya ngo urukundo namubona aho narebye mu mutima uretse nyine nkubwira ikintu kimwe utazi wowe urumva bino biboruje ugiye kujyamo urumva uwo murongo nyine utangiye gushyiramo amawe umva nyine you not proud this is not all about being proud this is about you creating something n'ubundi abantu bazakata ngewe wambwiye ati oya buretse bamukango urumva ikintu kiriho baririmbire urukunda gukunda
byabaye nk'ikibazo muri we kuvuga byanze uririmba nabi gatsindwa niyo mpamvu wipanze akazi ko kubaga ibigarasha urumva nyine ukuvuga ngo ikintu kiriho urumva ni umushuti wanjye sibyo yego ni inshuti nziza uriya mwana kandi warabibonye ko nimba ubona ibintu byaramubayeho ukabona abantu bose barahagurutse sibyo to support her ni ukubera ko afite ukuntu abana neza n'abantu nawe nuko mutarabonana nawe uzamukunda ni umwana mwiza kuvugana buriya utarahura n'umuntu icyo bita body language urumva so iyo ntago irabaho nabanza unarebe n'ibyo biboro so niyo mpamvu rero kumukunda rwose nta kosa ririmo urumva so ni umwana mwiza urumva ubwo nyine nk'aka kantu niko kagomba kwita kabaye intro urumva ariko uzi ko umanipulating wari muri bagahita reka nze mubwire n'abantu uyu mujama mu buzima busanzwe bwo ku ruhande iyo nyine iyo adafite inzara buriya byose bikoreshwa n'inzara iyo amaze kotsa avuga neza yego hari ukuntu ugiye bamujyana arayiva atararya urumva agashiduka yavuze kuko ngewe uyu mujama nge muzerega hanze ya industry urumva abaninga abaze kubivuga ngewe nakazi nakoze ni nuko nanjye namansuye ntabwo njya mbyinuba n'umwana nyine izo haso nizo tugira abo turibo bro kuko iyo utazi iyo uva nta no kumenya iyo ujya rero hari abantu mbamo n'abashaka ngo kwirengagiza ngo past yabo muri twebwe twaramansuye twakoze ibiki twabyinye mu tubari nibyo bitugejeje aha nibyo bituma dukomeza gushyiramo imbaraga ngo tudasubira iyo twavuye kubera ibintu yavuze none se yavuga ngo Yesu ni umwami hari uwari kubivuga hari ikintu byari gukuzwa byatewe n'ibyo yavuze abantu babihuza n'ibindi bimera abantu bagiye babihuza ngo n'ibya Lage yarakubanjije waramubanjije urumva ngende ku cyo Patrick yaravuze urumva ikintu cyatumye crash ibintu bye babigira babikuza urumva nuko niba abantu nyine baza bagakata urumva ko batumurije gutukana amagufa oya kandi mubwire urumva nakubwiye ati turabo mu gashyekero urumva